urabona gucinya umugore wawe aba ari ikintu cy'ikibazo nimba araciye umugore wawe inyuma ukaryama n'undi mugore w'inshuti yawe oya byari bimeze gute uriya ntabwo ari umugore wanjye ngewe namuciye inyuma uvuga nti reka mbyoroge gusa ariko none ufite undi mugore hanze Nyirakanyana wari ufite n'umugore mu nzu mwabanagamo ngeze kwa Nyirankende umugore wa Samusure ndavuga nti apana man bro mwarakunzwe mwana yeba mwarakunzwe tulipendwa he start nongere ngo hikaze you know what it is ukunda gukirana ibiganiro kuri ngo amahoro y'Imana nakomeze kubana nawe manzira nagushimire wowe ukunda gukirana ibiganiro byacu kuri subscribe naho utarayikoreka nkubwire ngo kora subscribe ujya mu muryango wacu gikurikirana ibiganiro tugenda tukugezaho umunsi ku munsi reka nkubwire ko nge ndi Emi Atoman host y'uyu munsi ikaze mu kiganiro murakoze cyane sinatangira muvuga ngo ninde ni ariko se iyi look yawe rero iteye ubwoba mana kabona bakumenyereye gutya bakumenyereye mu zindi look bakumenyereye mu bindi kuntu umeze nimiki kiganiro ngo anikase manse mukire bundi ninde nakire mu kiganiro everybody God bless you nitwa Kayitaba Emmanuel alias Nyagahene Imana ibaho umugisha buri munsi ndashaka kugira nkwakire neza mu kiganiro rap hip the love the love nk'aba Jamaica lib you know what it is the love I love you so maze nyibwire mu hip hop kamisa kandi gashoje akose hip hop koko konzi ko ntajamenya ku ndi Nyagahene mwe mwakunze ndi Nyagahene mwofashe imitima yanyu twagiye tuye muri reka ndi ngufite hip hop none hanga uhite wumirwa bakunda bakunda kujya ku isoko bakunda disco bakunda bosco bakunda kwa prepanaro Imana ibaho umugisha you know what it is uyu munsi reka nkubwire ngo Imana gukamfungura kino kigano kamubwire ngo komeza kubana natwe wumve ko uyu munsi nakiriwe bita Mr Nyagashevre hene bimeze biti man you look you months teye ubwoba abantu bose bavuga ngo uri ikiremba ngewe ngo kudashaka umugore oya ibyo ngibyo nibyo abantu bavuga but I'm not kiremba akuna ngende umuntu w'umugabo mwana ndi umuntu w'umustaff I'm staff I'm okay yakwibutse ari filime ngeze gukina bitaga haranira kubaho hari ukuntu ari kwisokoza ubwanwa umugore wawe arakubaza Nyirakanyana arakubaza ngo wibutse ariko se ngo wumvishe amakuru uravuga ngo se ninde wakugize umunyamakuru bundi ngo se numvishe radio unakinya amakuru nasomye ngo Nyirankende ngaratwite none se karakaro nakuze mvuga nzakabaza Nyiragahene cyangwa baze urabona Samusure yagize gutya abona mission ajya mu butumwa none umugore we nanjye nkahita ntahiwe noneho rero ese ugeze ku mugore uramusuhuza wamara kumusuhuza akaguhereza gahunda ikomeye none se ubwo urumva wava gutyo koko nanjye naraharaye pe ariko watanze goswa y'igitsina none hari ukuntu umuntu ngarongora umugore ku buntu ariko rubona rwo binyagatanga amafaranga ubundi ujya kugura kira gitsina cyagutwaye angahe uyaburetse hari umugabo wakubwiye ngo ndabivuga ati cyangwa ungurire
ngo ibanga ari kubite mu ndango pi sinamuhaye se niko kantu ushaka kubara ngira ngo tubanze tubare urabona gucinya umugore wawe aba ari ikintu cy'ikibazo nimba araciye umugore wawe inyuma ukaryamana n'undi mugore w'inshuti yawe oya byari bimeze gute uriya ntabwo ari umugore wanjye ngewe namuciye inyuma uvuga nti reka mbyoroge gusa ariko none ufite undi mugore hanze Nyirakanyana wari ufite n'umugore mu nzu mwabanagamo ngeze kwa Nyirankende umugore wa Samusure ndavuga ni apana man bro mwarakunzwe mwana yeba mwarakunzwe tulipendwa histate mwadukoreye ibitangaza mwadukoreye show turanezerwa mudukoreye n'impamvu n'abanyarwanda komeza kubakunda bro respect man mwakoze ibintu bikomeye cyane mwafashe n'igihugu cyacu kugira kimenyekane urabona bwana munyamakuru reka ngwira ijambo rimwe urabona ko abagabo n'abagore alhamdulillah nzi kumanya ko tukatagatera aho ngaho abagabo n'abagore we yahariya we abagabo ase ibintu byawe byose bari comedy oya ntabwo ari comedy gusa abagabo n'abagore buryo umugabo aba afite ubushobozi noneho yagera aho ngaho akavuga ati reka noneho nkatenge kure buriya mugore wa nagira ngo tuganire ko abantu benshi badakurikiye kino kiganiro harimo abagore harimo abagabo ndashaka ngiye nkubaze nyangane nk'umuntu nawe wakinyira movie ukora zirangeso ubundi ugiye guca inyuma umugore wawe biba bitewe n'iki urabona ari ikintu bita irari ukaba wanyura ku muhanda ukabona umugore mwiza nk'umugore wawe ukamufata nk'umugore wawe noneho ugahita umugereranya nawe baba we kugira zaguherera inshinge nshaka ubundi umugore hanze kugira zaguhe bigusaba intambwe zingana gute wate reka nta numva habe namba ugira gutya gusa mva nkubire madam my man gutya noneho you are money banza wumva ariko yego kuri umuntu w'umugabo wamba bari inginga kubwira none hano mubwire umugore agahitaza yamara ko kugera imbere ngo se umva ngiye mfite amafaranga yo kugira ngo tufate ifi cyangwa inkoko tuyivovore hanyuma ngwino tugende mukaba mwavana mukajyana muri hoteli Kiyovu wanjye bamutwariye muri hoteli noneho ananye umwana ufite ameza arindwi niba mujyane ninjye wamubazaniye noneho mugera muri hoteli Kiyovu umugore akataha bukeye none se nyanga umviyoroke beretse gato sindarangira umviyoroke mwana wanjye ryamusinzire mama wawe ararwaye cyane maze usinzire nyanga none ndashaka nkubaze iyo ufite nk'umugore mubana mu nzu ukagera gutya kumva undi mugore mwaryamanye arakubwiye ngo wanteye inda umutima wawe byakira gute ufite umugore mubana mu nzu undi mugore mwaryamanye arakubwiye ngo wanteye inda undi wo hanze uwo wo hanze wateye inda akakubwira ngo wanteye inda kandi ufite undi mugore mu nzu mwabanaga ubyakira gute uwo mugore yabikubwiye umva rero nkubwiza ukuri uwo mugore wo hanze ngo ngewe namuteye inda yo hanze si inda ebyiri ndamubwira nti we uranzi ngewe bafungana gata oya ushobora kubyoroga hari umuntu witwa Rutsinga Emmanuel
Rutsinga Emmanuel ni umuntu w'umusaza afite ntuza uruhara abyoroga hanze se gusa se Rutsinga Emmanuel abyoroga hanze ariko ntabwo ajya akora amafuti nagaterine ngwango ki yateye inda ya mbere hariya aterinde hariya Nyagahene wikwepa ikibazo cyane ndiko kubaza ngo ndi kugusubiza se iyo ufite umugore mu nzu iwawe mu rugo mu bana iwawe mu rugo ukajya gusambana hanze wa mugore wasamanije hanze akakubwira ati ariko ibyo twakoze wanteye inda umutima wo mugabo wateye inda ubyakira gute ntabwo uwo mugabo yabyemera uti kubera iki yego mba unyumve neza munyamakuru yego ngiye kubigusobanura none ahangaha ari umuntu mukuru wanjye witwa Rutsinga Emmanuel nakubwiraga ndashaka wowe tumanzi yo muri ya movie bakubwira ngo wateye inda hanze ukayihakana ntago nayihakana urayihakanya ariko ngewe ya mpita mvuga nti inda narayimuteye nashaka ayikuremo cyangwa se arorere ayibyare dukomeza ikiganiro nk'ubu bajya gushira Rutsinga kwitu wamusubira Rutsinga turamusore kamanze ngombwire nk'ubu bajya bavuga ngo wowe ubwawe ubu ushinjwa icyaha cyo kubura umusore mu mujyi wa Kigali bashaka kubita ibitovutovu cyangwa leta yashyira amafaranga kugira ngo baguce amafaranga ongera urebe gutya reba hano ko wari uharebye mu kanya oya reba hano muri kamera neza ariko wareba se bambwire Miss Jolie na Kate Bashabe hari ikindi oya buretse gatoya Miss Jolie Miss Jolie na Kate Bashabe bivuze ngo utabonye Miss Jolie ntabwo uzashaka yewe bawe Bashabe ntamubonye ahubwo urambona ngewe Miss Jolie ni umuntu wanjye kandi nawe aranzi Miss Jolie na Kate Bashabe nibo bagore babiri bari kurashimira mu Rwanda babiri nutabona mumwe ntabwo uzashaka yakareka ntashaka se gute uri guhombya leta umva leta gute uri guhunga imisoro y'u Rwanda Miss Jolie we nawe ubwaranzi ngewe uranyumva neza ase mwarateretanye oya ntabwo ibintu byo guteretana ariko aranzi neza Miss Jolie hakoze Miss Jolie imyaka afite yagiye muri Miss Rwanda na none aracyari muto ni muto afite imyaka 27 niba utabizi wowe ubimenye none ahanga ari gusaza 27 Nyenumaga afite nka 18 Miss Jolie Nyenumaga noneho Kate Bashabe Kate Bashiba Bashiba niko mwita none se nakazina kurukunda ura ni inshuti yanjye magara yaguhaye hose ntabwo arama ese wazamusabye ntabwo namusaba nge kubera iki ariko ankunda ku uzi impamvu nkunda impamvu nkunda urumva twahuriye muri urabona hariya reba convention noneho gera hariya kuri gutya kwaje nese gutya kwaje namenya ne ikibazo cyaro nawe nicyo ngiye nyine mamerekezo neza rega mamerekezo banza wumve reba hariya kuri harya bayitanguye iki hari haza abasirikare hari kanje pese nese useka ntukajye wisetsa gutya kan Kigali ntago hazi ubu kan Kigali kan Kigali
na convention harimo metero zingahe kugira ugere aho hantu? Aha. Ehe. Convention iri hara hirya. Kan Kigali iri hano. CHK iri hano. Oya niba atari ko bimeze umbwire. Unyeshukuri. Reka ngusobanurire. Kan Kigali. Uza haniri? Ya nsobanura twumve. Reka bazanyira. Tonda se wacu. Ache wowe wicara. Icara giye musobanurire. Uretse nyine. Reba. Kan Kigali iri hano. Uretse gato. CHK. Uretse tubanze tubari. Kan Kigali iri he? Kan Kigali. Reba. Kan Kigali iri ahanga. Sibyo? Noneho wakomeza imbere ukagera ku mashuri y'abana.